iguhesha icyubahiro nayo izaguhesha icyubahiro. Wa mubyeyi we guma mu rugo rwawe, reka gutentebuka, reka gucika intege, reka kwirukanka, ahubwo uhagarare hamwe usenge. Mbese niki kiguteye ubwoba? Imana yacu ko ari izi igakuraho iyo miraba ikayibwira ngo ntituze, kavuga ngo amahoro naboneka akaboneka. Imana yacu yivuze ngo ubuzima nibuboneke buraboneka. Mbese niki kiguteye ubwoba? Imana nishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Guma ku ijambo wagiranye n'Imana, nyuma ku ijambo wavuganye n'Imana, mu masengesho maze iminsi iryo jambo ryarurutse. Imana imbwira ko ngomba kukubwira ko ugomba kwibuka isezerano wagiranye nayo. Amen. Imana nishimwe cyane, ugomba kwibuka isezerano wagiranye nayo, ugomba kuryibuka. Nubwo amajwi ari menshi, nubwo Satani akuri inyuma akongorera ko hari ibitazashoboka, nubwo akubwira ko hari ibitazakunda, Mana yacu nta kintu na kimwe kiyinanira. Mana yacu nta kintu na kimwe kiyinanira. Guma ku Mana, gomeza wambara imbaraga, komeza usenge. Bakuvuga usenge, bagusebya usenge, bakurwanya usenge, mukazi uhuremo n'intambara usenge, uburwayi bwaje nusenge. Mana nishimwe, ugume gusenga. Imana izakurikiza isezerano yagiranye nawe. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibatabare, Imana ibambike imbaraga, ntihagire ikintu na kimwe kibatera ubwoba. Na Yesu ari kutubaza ngo mbese niki kiguteye ubwoba? Mbese niki gitumye ufite kwizera gukeya? Garura kwizera muri wowe, garura bya bihe byiza. Ingo za benshi zirabomaguritse, ingo za benshi zirasenyutse. Satani ntabwo yita ku gihe umaze wubatse, nta n'igihe atakugerageza. Yagerageje Yesu Kristo amaze iminsi 40 n'amajoro 40. None uravuga ngo urugo rwawe rurakomeye. Komeza urubere maso kugira ngo ntihajye hagaragara wowe, ahubwo hajye hagaragara Kristo uri muri wowe. Ako kazi Imana yaguhaye wamaze kukagira, uricara uradamarara, uri mu ntebe ikuzengurutsa, uri mu biro bikomeye. Birashoboka ko Satani yaguhirika ukava muri ako kazi, ariko nukomeza kwiringira Uwiteka Imana, uraza kukagumamo kandi uragakomereramo. Abatishingikirije ku Uwiteka bazatambuka bagenda ureba, ariko niwishingikiriza ku Uwiteka uzabana nawe. Ngo kera ngo nirizaga ubusa ngo nta kazi mfite, ngo ubu nabikorane. Aho wicaye wakwiriza ubusa, ugahera mu gitondo ukageza saa 12 uri kubwira Imana. Uzajya kubona ubone ibikuhiga byose, ibyakurwanyaga byose jagiye, buzaca rimwe usange za ntambara zose zarangiye, kuko Kristo azirwana utareba, azirwana wowe udahari, kuko we wamaze kumwiringira ukamuhindura nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukamwizera agatura muri wowe, agashorera imizi muri wowe. Uzagutunga urutoki azaba rutunze mu jisho ry'Uwiteka Imana. Ntugire ubwoba, iyo Mana iracyafite imbaraga zo kukurwanirira. Amen. Imbaraga zakuye Esiteri mu cyaro zikamwimika ubwami, zigafata Morodekayi zikamukura ku marembo, zikamuzamura akicarana n'umwami bakajya basangira. Ntuzikinishe, ahuri wagakwiye kuba uri hejuru bisumbyeho, ahubwo nuko we wagize imbaraga nje, wagize intege nje, urumva ko byamaze kurangira. Usigaye wirwanira ukoresheje amagambo. Uyu munsi rwana ukoresheje isengesho. Haleluya. Amen. Ntabwo uri uw'isi. Abisi bakoresha imbaraga z'umubiri, abisi bakoresha izindi mbaraga, ariko we kugeza iyi saha imbaraga zakurwanirira ni imbaraga z'Imana, ni amaraso ya Yesu Kristo. Wiringira Imana, uyizere, nayo izakubera ibyiringiro. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana. Ariko icyo ngukangurira no kuba maso cyane, nizigere guterana n'umunsi n'umwe. Reka dusenge. Yesu aduhana umugisha, ukomeze gukomera. Imana iragukunda, ikubereye maso. Nibagiye ko ntari nivuze, umwuka wantwaye cyane. Ni Pascal Imana irahari Yeremiya. Nimero yanjye ni 078 92 65 760. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana ikiranuka, uri Imana igira neza. Iri jambo ryawe riherekesha imbaraga.
uryumvishe wese yongere yakira izindi mbaraga, yakira ubutware, yakira ubushobozi, yakira ukwizera, wongere urememwe abantu bawe icyizere, kuko abagushakana umwete aribo bazakubona. Kandi Mwami Imana wahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. kanya tugiriwe neza tubona umugisha yewe basuzanirwa mukamujya Grace ndagira ngo nshimire Imana tugejeje aya masaha ariko tunishimira ko hari umutumirwa tubonye agiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Reka tumwakire abatwibwire. Yesu nashimwe bakozi b'Imana, mahoro y'Imana nabane namwe. Aka kanya nejejwe no kubana namwe kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Mbanje gusuhuza rero abavandimwe abakozi b'Imana, yaba bari hanze y'igihugu yaba bari mu Rwanda, inshuti zanyu zose ndabasuhuje. Amahoro y'Imana nabane namwe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rero. Ijambo ry'Imana kugira tubanze turiganireho, reka tubanze dushime Imana yo yabanye natwe. Yaba twabyutse ntibyemere ntabwo twabasha kuriganiraho, ariko dushimiye Imana yemeye ko tubyuka bikemera. Reka rero tubanze dusenga Imana. Mazina yanjye murayazi, ni Nyirarukundo Gloria Rebeka. Imana ikomeze kubana namwe. Mana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kubw'ineza yawe, tugushimiye kubw'imbabazi zawe watugiriye, ukaba wemeye ko tubyuka bikemera tukavuga bikemera. N'ubuntu twagiriwe. Zina ryawe Kristo nirihabwe icyubahiro ko wemeye ko imirimo yawe ikomeza kwerekanwa muri twebwe. Tugiye kuganira ku ijambo ryawe rero. Ijambo ryawe Mana rirakomeza, ijambo ryawe ridusubizamo imbaraga. Nyemerera iri jambo Kristo, nyemerera rikore ku mitima y'abantu benshi. Mana we rigira aho ribavana, rigire n'aho ribashyira. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye, unyobore Mana muri iri jambo. Ndakwinginze ngo imbaraga zawe zinzeho. Ndakwinginze kugira ngo Kristo imbaraga n'amavuta biganze kuri njyewe. Ngaho nubane nanjye kandi ubane n'abagiye kuryumva. Abararyumva bose ubaha umugisha, kandi Kristo ubagirire neza, ubagarukeho muri byose. Nsenze nizeye ko ubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu akomeze kubana namwe, Yesu akomeze kubishimira. Tugiye kuganira amagambo y'Imana ari muri Matayo igice cy'umunani ku murongo wa 26 turageza ku murongo
wa 27. Reka umusomyi mwiza adusomere, ni karibu adusomera ayo magambo y'Imana. Arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba mwabafite kwizera gukemwe? Yesu arababaza ati, ni iki kibateye ubwoba mwabafite kwizera gukemwe? Yesu yari ari kubaza abantu, Yesu yari arimo arabwira abantu, ababwira ngo mbese ni iki kibateye ubwoba mwabafite kwizera gukemwe? Maze arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja biratuza rwose. Amen. Ngo maze arabyuka ngo acyaha umuyaga n'inyanja ngo byose biratuza. Yesu yabazaga abantu bari bacitse intege, Yesu yabazaga abantu bari batakaje ibyiringiro, arababaza ngo mbese ni iki kibateye ubwoba ngo mwabafite kwizera gukemwe? Ngo maze ngo arabyuka acyaha umuyaga n'inyanja. Imana nishimwe. Yesu iyo yagarutse ku muntu acyaha ibibazo byari bikuriho bikagenda. Yesu iyo yagarutse ku muntu uburwayi bwari bukuriho arabucyaha bukagenda. Ngo maze arababaza ngo ni iki kibateye ubwoba mwabafite kwizera gukemwe? Mbese ni iki kiguteye ubwoba ufite Yesu? Ni iki kiguteye ubwoba ufite umwami wawe, ufite icyo mwavuganye? Wa mubyeyi we ni iki kiguteye ubwoba? Wa mugabo we ni iki kiguteye ubwoba? Wa musore we ni iki kiguteye ubwoba? Niko Yesu arimo kubaza aya masaha, ari kukubaza ngo mbese ni iki kiguteye ubwoba ko ari ku ngoma? Abantu baratangara bati, uyu ni muntu ki? Umuyaga n'inyanja nabyo biramwumvira. Amena. Ngo abantu baratangara, batangarira Yesu ngo mbese uyu ni muntu ki? Mbese umuyaga n'inyanja nabyo byabasha kumwumvira? Imana nishimwe. Imana ifite imbaraga. Yesu nashimwe. Imana igira neza. Abantu baratangaye baravuga ngo mbese uyu ni muntu ki? Mbese inyanja n'imiraba byabasha kumwumvira? Imana nihabwa icyubahiro. Wigira ubwoba. Yesu ukiza uburwayi aracyariho. Yesu uhanagura amarira aracyariho. Yesu utabara aracyariho. Imana nishimwe cyane. Ngo n'inyanja n'imiraba biramwumvira. Birashoboka ko waba warahamagaye abantu ntibakumvire, birashoboka ko waba warishingikirije ku bantu ntibakumvire, ariko Yesu icyiza gihari nuko n'inyanja n'imiraba bigira ute bimwumvira. Abantu baratangaye baravuga ngo mbese ninde ukoze ibi ngibi? Ninde ukuye aba bantu muri ibi bibazo? Ninde ukuye aba bantu muri uyu muyaga n'inkubiri byari bijije, byari bifite imbaraga? Mbese nabyo bibasha kumwumvira? Imana ishimwe cyane. Imana ikumvire muri aka kanya, Imana ikugirire neza, wumve ko Yesu ari kukubaza ngo mbese niki kiguteye ubwoba wowe ufite kwizera gukewe? Ongera ugire kwizera. Ya Mana yavuganaga nawe n'uyu munsi iracyariho. Ya Mana ikora n'uyu munsi iracyakora. Ya Mana ikiza uburwayi n'uyu munsi iracyakiza uburwayi. Ya Mana itanga akazi n'uyu munsi iracyahari. Ya Mana itanga imbaraga n'uyu munsi iracyahari. Ya Mana itanga agakiza n'uyu munsi iracyahari. Wowe iki kiguteye ubwoba? Nubwo ufite kwizera guke, reka kwizera guke, ureke ubwoba. Yesu ari ku ngoma. Yesu ashoboye byose. Yesu aratabara. Yesu akura mu rupfu akongera agahindura umuntu muzima. Ngo mbese ni iki kiguteye ubwoba? Ni iki kibateye ubwoba mwabafite kwizera gukemwe? Imana ishimwe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Guma ku Mana yawe. Reka kugira kwizera guke. Ibuka isezerano wagiranye n'Imana nshuti yanjye. Hari aho mwavuganiye, hari aho mwavuganiye uri mu butayu usenga, hari aho mwavuganiye uri mu cyumba cyawe uyihamagara, hari aho mwavuganiye iri kukubwira ko izabana nawe. Mbese ni iki kiguteye ubwoba? Cyamundiriye Imana nta muntu ijya kwaka ubufasha kugira ngo izi gutabara. Amen.
Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Imana yacu irihagije, niko umuririmbyi yavuze. Imana yacu ifite imbaraga, Imana yacu irashoboye. Mbese niki kiguteye ubwoba? Nubwo imiraba n'imiyaga bikomeye, ariko ngo Yesu yarabyutse, arangije abwira uyo muyaga n'imiraba ngo nibituze. Abantu baratangara, niko Imana igiye gucecekesha icyo kibazo ufite. Abantu bagatangara, niko Imana igiye kugukiza ubwo burwayi umaranye igihe. Abantu bagatangara, nk'abantu baratangaye baravuga ngo mbese uyu ni muntu ki? Uyu muntu utegeka imiraba n'inyanja nabyo bikamwumvira. Mbese uyu ni muntu ki? Imana ishimwe. Nuhumure mu kibazo cyawe, nuhumure mu ntambara ufite. Hari Imana yayindi itegeka ibyo bibazo byose bikavaho. Hari Imana itegeka izo ntambara zikarangira. Hari Imana itegeka ikagukura ku gisuzuguriro. Hari Imana itegeka ikakugarurira amahirwe wari waranyazwe. Hari Imana itegeka igakura inyatsi yabaye karande ku buzima bwawe. Nuhumure. Mbese niki kiguteye ubwoba? Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Ndakwinginze muri aya masengesho mazemo iminsi, Imana yambwiye ngo nkubwirire ijambo ngo mbese niki kiguteye ubwoba? Mbese niki gitumye ufite kwizera guke? Mbese niki gituma wihakanya Imana yawe? Imana uko yahoze kera n'uyu munsi ni kuki. Amen. Imana ishimwe. Niki kiguteye ubwoba? Ngo maze ngo arabyuka acyaha umuyaga. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo arabyuka acyaha umuyaga, arabyuka acyaha ibibazo, arabyuka akuraho uburwayi, arabyuka akuraho intambara, arabyuka. Yesu aguha amahoro. Niki kiguteye ubwoba? Imana nishimwe. Arabyuka ibyo byose agira ute? Abikuraho. Hari Imana ifite imbaraga. Hari Imana ikidufitiye urukundo. Abantu bagutererana, inshuti zakuvaho bitewe n'ikibazo urimo, ariko icyo nkundira Imana yacu itugumaho. Amen. Imana yacu itugumaho, yaba mu bibazo itugumaho, yaba mu ntambara itugumaho, yaba mu bikomeye itugumaho, yaba mu munezero itugumaho. Mbese niki kiguteye ubwoba? Iki gitumye ugize kwizera guke ukibagirwa ya masezerano wavuganye n'Imana? Ngo nuhumure, Imana iri ku ngoma. Ngo maze ngo arabyuka, ngo acyaha umuyaga, acyaha imiraba, ngo abantu baratangara. Amen. Niko Imana ije gucyaha ibyari bikwasamiye, abantu bagatangara. Imana nishimwe. Niko Imana igeze iwawe igatanga amahoro wari warabuze, n'abantu bagatangara. Niko Imana igeze muri bizinesi zawe igakuramo inyatsi, igatanga umugisha, abantu bagatangara. Amen. Ngo mbese imiyaga n'imiraba nabyo biramwumvira. Amen. Murumva ukuntu iyo Mana ifite imbaraga, murumva ukuntu iyo Mana nta kintu kiyinanira, murumva ukuntu iyo Mana isi n'ibiyuzuye byose ari ibyayo, itegeka rimwe ibintu byose bikemera. Imana y'amasaha, ndakwinginze wowe wari waracitse intege, wowe wari waratakaje kwizera, wowe wari warabuze ibyiringiro, wowe wabonaga ko bikomeye, wowe wari wibagiwe amasezerano wagiranye n'Imana, ndakwinginze aya masaha reka kwizera guke, ahubwo ugire kwizera. Wizere ko ya Mana mwavuganye cya gihe n'uyu munsi iracyariho. Wibuke neza ko Imana ikibuka isezerano yagiranye nawe. Ni Imana itibagirwa, ni Imana itibagirwa. Mana ishimwe. Mwana w'umuntu yakwibagirwa ibyo yagusezeranije, umwana w'umuntu yakwibagirwa amasezerano mwagiranye, ariko Imana ntabwo
ntabwo ijya yibagirwa wa mukobwa we. Ntibitume ugira ubwoba, ntibitume utakaza kwizera, ngo bitume witesha agaciro, ngo bitume wishora mu bidahesheje Imana icyubahiro. Imana nimba yarakubwiye ngo izagukorera ubukwe, ni Imana izabikora. Komeza wiheshe icyubahiro, nayo izaguhesha icyubahiro. Wa mubyeyi we, guma mu rugo rwawe, reka gutentebuka, reka gucika intege, reka kwirukanka, ahubwo uhagarare hamwe usenge. Mbese niki kiguteye ubwoba? Imana yacu ko ari izi igakuraho iyo miraba, ikayibwira ngo ntituze, kavuga ngo amahoro naboneka akaboneka. Imana yacu yivuze ngo ubuzima nibuboneke buraboneka. Mbese niki kiguteye ubwoba? Imana nishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Guma ku ijambo wagiranye n'Imana, nyuma ku ijambo wavuganye n'Imana, mu masengesho maze iminsi iryo jambo ryarurutse. Imana imbwira ko ngomba kukubwira ko ugomba kwibuka isezerano wagiranye nayo. Imana nishimwe cyane, ugomba kwibuka isezerano wagiranye nayo, ugomba kuryibuka. Nubwo amajwi ari menshi, nubwo Satani akuri inyuma akongorera ko hari ibitazashoboka, nubwo akubwira ko hari ibitazakunda, Mana yacu nta kintu na kimwe kiyinanira. Mana yacu nta kintu na kimwe kiyinanira. Guma ku Mana, gomeza wambara imbaraga, komeza usenge. Bakuvuga usenge, bagusebye usenge, bakurwanya usenge, mukazi uhuremo n'intambara usenge, uburwayi bwaje nusenge. Mana nishimwe, ugume gusenga. Imana izakurikiza isezerano yagiranye nawe. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibatabare, Imana ibambike imbaraga, ntihagire ikintu na kimwe kibatera ubwoba. Na Yesu ari kutubaza ngo mbese niki kiguteye ubwoba? Mbese niki gitumye ufite kwizera gukeya? Garura kwizera muri wowe, garura bya bihe byiza wagiranaga n'Imana, garura ya masengesho wasenganaga n'Imana. Imana ikururuka ikakubwira ngo mwana wanjye nakubonye. Imana yongere ikugarukeho bundi bushyashya. Imana ikugarukeho wa mubyeyi we, Imana ikugarukeho wa mugabo we. Nubwo wabonaga umuraba ari mwinshi, nubwo wabonaga intambara ari nyinshi, ariko Imana nikugarukeho, kuko nikugarukaho uwo muraba ngo arategeka. Amen. Imana nishimwe, ngo Imana yacu irategeka uwo muraba uratuza, kuko yarategetse ngo n'abantu baratanga ngo uyu ni muntu ki? Yesu nashimwe. Uyu ni muntu ki ubasha gukura uyu muntu muri iki kibazo? Uyu ni muntu ki ubasha gukura uyu muntu h'uburwayi? Abantu, Imana nikugaruka abantu bazatanga, batangarira iyo Mana yakugiriye neza. Amen. Batangarira iyo Mana yagukuyeho igisuzuguriro, batangarira iyo Mana yagukijije uburwayi, batangarira iyo Mana yagukuyeho karande, batangarira iyo Mana yaguhaye agaciro, batangarira iyo Mana yaguhaye ijambo, kuko baratangaye. Ngo abigishwa be baratanga, baravuga ngo mbese uyu ni muntu ki wabasha gutegeka ibi ngibi bigatuza, wabasha gutegeka iyi nyanja igahagarara, wabasha gutegeka iyi miraba igatuza? Imana nishimwe. Amen. Amen. Imana nishimwe kandi ihabwe icyubahiro, ko hari Imana igitegeka byose bikagira ute bikemera. Hari Imana igitegeka byose bigahinduka. Hari Imana igitegeka ikatugirira neza, ikatugarukaho. Hari ukuntu abantu baba barategetse bakavuga ngo uriya nta kintu azimarira, ngo mbese uriya mukobwa we azakora ubukwe, ngo mbese uraho kwa runaka azagira amahirwe. Imana iyo yategetse byose birashoboka. Amen. Amen. Imana yategetse kwa Dawidi ari mu ishyamba. Dawidi yaravukanaga n'abasore b'ibigango, ariko Dawidi yari insuzugurwa, kubera ko Dawidi Imana yari yaramuvuzeho, kubera ko Dawidi Imana yamwise
yamwishimiraga arangije Imana irategeka we Dawidi aba umwami. Amen. Imana ntiyitaye ko muri babandi yavukanaga nabo barebare, ntabwo yitaye kuri babandi yavukanaga nabo babakire. Oya, Imana yitaye kuri Dawidi. Amen. Kubera ko Dawidi yanezezaga Imana. Imana ishimwe. Dawidi yanezezaga Imana. Dawidi yageragezaga gushimisha Imana. Imana irangije imuvugaho ijambo rikomeye, kandi iryo jambo yamuvuzeho irarisohoza, bose babireba, abavandimwe babireba, abamuhigaga babireba. Imana igira ute? Irarisohoza. Imana nawe gusohoreza amasezerano. Imana ishimwe. Imana nawe kugaruke haya masaha. Imana nawe yibuke hahandi mwavuganiye, yibuke wa musozi watereye. Imana ibyibuke yongere kugarukeho. Amen. Uri Imana ni Imana y'amahoro, ni Imana ishoboye, ni Imana ihambaye, ni Imana ibasha gukora iby'abana b'abantu batakora. Imana ishimwe. Imana ikugarukeho. Imana ikugirire neza mu kibazo urimo. Imana ibyuke. Amen. Imana yarabyutse irangije irababaza ngo mbese niki kibateye ubwoba? Bafite kwizera guke mwe. Utu tubazo ni toto ku Mana. Nta kintu na kimwe Imana idashoboye. Yesu nashimwe. Hari ukuntu ibintu biba byananiranye, nawe ubwawe wabiburiye igisubizo. Mana ishimwe cyane. Nawe ubwawe wabiburiye igisubizo, ariko Imana ikururuka, Imana igatanga igisubizo, kuko ari Imana. Amen. Kuko ibereye hose icyarimwe, kuko irebera hose icyarimwe. Ni Imana itita ku magambo bakuvuga, ni Imana itita uko bagusebya, ni Imana ireba iyo yakwishimiye. Imana ikugarukaho abantu batabishaka, ariko ikakugarukaho, ikugarukaho abantu batabyifuza, ariko Imana ikagira ute? Ikakugarukaho. Imana ikugarukeho aya masaha. Amen. Imana ishimwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro muri uku gusenga, muri aya masengesho mumazemo iminsi, muri aya masengesho. Imana ibagarukeho. Imana ibagarukeho. Imana ibagirire neza. Imana yitamure ku buzima bwanyu. Imana icyahimira abantu batangazwe no kubona Imana icyashya ibyo bibazo, bavuge ngo uyu ni muntu ki ubashije gutabara aba bantu, uyu ni muntu ki ubashije kurengera bano bantu. Amen. Imana ibagarukeho. Yesu ari kutubaza ngo mbese niki kibateye ubwoba? Yemwe mwabafite kwizera guke mwe, mbese niki kibateye ubwoba? Ngo maze Yesu arabyuka ngo acyahake umuraba. Yesu nashimwe. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Tureke kwizera guke, ahubwo tugire kwizera. Amen. Hahandi twavuganiye n'Imana, ni Imana yavuganye natwe. Amen. Imana no kubikora izagira ute? Izabikora. Yesu nashimwe. Ngo hahirwa abantu bava mu masezerano nta mpamvu, kubera ko abo ngabo ngo ntabwo bazakorwa n'iki? N'isoni. Ngo kereka bava mu masezerano nta mpamvu, ngo abo ngabo nibo bazagira ute? Bazakorwa n'isoni. Imana itugirire neza, kandi Imana iduhe gukomera. Yesu nashimwe. Imana iduhe imbaraga, Imana idutabare, Imana iturengere, Imana itugarukeho bundi bushasha, Imana yongere ituneshereze, Imana ikugarukeho. Yesu nashimwe. Nikugarukaho abantu baratangara, nikugarukaho hari ibyo iraturisha bigatuza. Amen. Imana ntabwo ikangwa n'ikintu cyose. Iyo ishatse iravuga ngo ibi nibiceceke, yabishaka ikavuga ngo iki nikivuge. Amen. Kubera ko ni Imana nyine, ni Imana. Yesu nashimwe. Imana yacu irashoboye. Imana yacu ngo ntawe ujye uyitambika. Amen. Yesu nashimwe. Nta muntu ujye uyitambika, iyo yaje gutabara irakora. Ngo abantu bigeze bitambika Esiteri, abakobwa beza bashaka kumwitambika. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ngo bashaka kumwitambika, baravuga ngo uyu ni umukene, uyu nguyu niyo yakwisiga ntabwo yaca, uyu nguyu niyo yakwambara ntiyaberwa. Ariko Esiteri Imana yari yagize ute? Yari yarangije kumwishimira. Amen.
Esiteri Imana yarangije kumwishimira. Esiteri Imana yarangije kuvugana nawe. Abisiga barisiga, abagorora inzara barazigorora, abambara mini barazambara. Ariko Esiteri aguma ku ijambo yavuganye n'iki? N'Imana. Amen. Mu gihe bamwe bari kwisiga bari kwirimbisha, Esiteri yegeraga mu cyumba akabwira Imana ati Imana we urabizi neza ko ari wowe turi kumwe, ntunkoze isoni. Imana ntabwo yamukojeje isoni. Imana yagarutse kuri Esiteri ngo abe umwamikazi. Amen. 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 Mu gihe abantu benshi bahugiye mu byabo, wowe uri gusenga, Imana ikugarutseho. Imana ishimwe. Mu gihe abantu benshi barangaye, wowe utari kurangara, Imana ikugiriye neza. Imana iragutabaye wa mubyeyi we. Imana iragutabaye wa mugabo we. Imana ikugiriye neza wa mukobwa we. Imana ikugarutseho nk'uko yagarutse Esiteri. Imana ikugarutseho. Imana wa musore we ikugarutseho. Nuhumure, nukomere ushikame, reka kugira kwizera guke. Ongera wambara imbaraga usenge, wongera ushaka ibihe byiza, wongera ushaka imbaraga n'amavuta. Uri Uwiteka taya sire meniyanse tuterevo shayini mora mando yasika. Imana nikugarukeho. Amen. Imana ishimwe. Imana ibagarukeho aya masaha. Imana ibagirire neza. Imana nikugarukaho irasiga mu muryango wawe bisobanutse. Amen. Iragukuraho igisuzuguriro. Imana nikugarukaho mu rugo rwawe birasobanuka. Mugabo arakwita sheri atakwita gasheri. Amen. Imana nikugarukaho. Umugore arakwita sheri atakwita gasheri. Yesu nashimwe. Imana nikugarukaho amateka arahinduka. Urabona umunezero utigeze ubona ku buzima bwawe kubera ko Imana yakugarutse. Ikigusaba ni iki ngiki? Iri kukubwira ngo gira kwizera. Amen. Gira kwizera, uve mu bidafite umumaro, uve mu bidatunganye, ureke kwibagirwa isezerano wagiranye n'Imana. Nuryibuke. Imana nayiraje kukugarukaho. Imana nayiraje kukurengera. Imana nayiraje kugutaba. Imana yigeze igaruka kuri Lazaro ngo amaze iminsi 4 mu gituro. Imana nishimwe. Ibaze kugira ngo Imana igaruke ku muntu amaze iminsi 4 mu gituro, yapfuye byarangiye, abantu barize bihanaguye. Yesu nashimwe. Imana iza amarira yaje. Yesu nashimwe. Izi bibazo byabaye ibibazo, izi ntambara zabaye intambara, nta gisubizo ufite. Imana igiza abantu bavuga ngo byarangiye, abantu bavuga ngo agiye guse, abantu bavuga ngo agiye gukorwa n'isoni. Imana ikitamurura ikaza. Imana nishimwe cyane. Niko yagarutse kuri Lazaro ngo amaze iminsi 4 mu gituro. Abantu baramuga ariko Yesu bwose byarangiye. Umuntu maze iminsi 4 apfuye yamaze no kunuka. Amen. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Hari Imana idakangwa n'umuntu, hari Imana idakangwa n'ikibazo. Igihe ukimariye iyo yaje gutabara ibikora rimwe gusa. Amen. Kubera ko yitwa Imana, kubera ko yitwa ishobora byose. Imana ikugirire neza. Imana ikugarukeho. Izuri byawe byari byapfuye. Hari ibintu bimaze igihe kinini ubona byarapfuye, byarasinziriye, ariko Yesu ahagera bizura. Mana nishimwe. Ahagere nk'uko yageze kwa Lazaro. Azure business zawe, azure ibyananiranye, aguha ubuzima, aguhindurira amateka. Imana rero ibagirire neza. Imana ibiteho. Imana ibagarukeho. Imana yongere kubaha imbaraga. Ijambo ry'Imana nagiraga ngo tuganireho niryo ngibyo, nagira ngo mbasangize. Mbese ngo niki kibateye ubwoba mwabafite kwizera gukemwe? Mwebwe mureke kugira ubwoba, mureke gucika intege, ahubwo mwongere musubizwemo imbaraga. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka dushime Imana ko yabanye natwe, yatugiriye neza. Uri data wa twese mwiza, uri Imana ishobora byose, uri Imana ibasha guhindura ibyanze guhinduka, uri Imana yongera
wongera ugasubiza imbaraga mu bugingo, uri Imana yongera igatanga kwizera, uri Imana yongera ikibutsa amasezerano wagiranye n'abantu bakongera bagasubizwamo imbaraga. Nsengeye rero abantu bawe, nsengeye ubwoko bwawe abari hirya no hino, yaba mu bihugu bitandukanye. Mana wongera ubagarukeho, ubagirire neza. Iri jambo Mana rigira aho ribakura kandi rigire naho ribashyira, ntiribe riciye mu gutwi ngo ringuke mu kundi, ahubwo ribe rishinze imizi mu mitima yabo, rizababera impamba n'urwego, bizabageza iwawe mu ijuru. Urakoze Mana, urakoze ko wabanye nanjye. Nsenze nizeye kutabaye ubwoko bwawe, kukijije uburwayi Mana we, kutanze umugisha, kutanze agakiza, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amena, amena. Yesu abaho umugisha. Imana ibagirire neza. Muzajya mudukurikirana kuri Imana Irahari Pascal Official. Imana ibagire neza kandi bishimire. wongere kwibuka ko hari imbaraga zikurwaho no kwiyiriza ubusa no gusenga. Uyu munsi wongere wige kwiyiriza ubusa, niyo password. Wige gusenga kandi usenga n'umwete. Wige kuba maso ugasanga wowe uragera mu bantu ukavu. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane natwe twese, abari hirya no hino, abadukurikira mwese. Imana ibambere umugisha. Hanyuma wowe utari wakora subscribe, ukora subscribe kuri iyi channel yacu Imana Irahari Pascal Official. Dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza kandi ukoreshe ya na comment, biremewe. Yesu azaguhereza umugisha. Reka dusenge Imana. Uri Imana igira neza, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Imana ndagushimiye, gushimire ko waturinze ukabana natwe amahoro, bukaba bwakeye turi amahoro. Izina ryawe niryubahwe. Aka kanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe. Nyemerera Umwuka Wera abari utubera umuyobozi, ngewe mbure ariko Imana yigaragaze. Mu izina rya Yesu ngewe nyemerera nkubere mikoro ariko wivugire, kandi unyemerere ugiye gukurikiranira ijambo wese rimwomora umutima, rimukomeze, rimubere maso, rimubere impamba ibana nawe, igendana nawe mu rugendo. Kandi unyemerere Uwiteka Imana abarushye n'abaremerewe bose nk'uko wavuze ngo baze bagusange, iri jambo ribabere ibyiringiro, bongere kukugarurira icyizere. Bisabye nize mu izina rya Yesu, amen. Reka dutangire ikibwiriza cyacu n'indirimbo ya 70 ivuga ngo reka gutinya ibizakubaho kuko Imana izakurinda. Ibyagutera ubwoba ni byinshi, ibyakurushya ni byinshi, ibyakurwanya ni byinshi, ariko igisubizo cya byose kiravuga ngo reka gutinya kuko Imana irakurinda. Reka gutinya ibizakubaho, Imana izakurinda. Reba ubushake bw'Imana gusa, Imana izakurinda. Imana irakurinda iminsi yose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda, Imana we, Imana irakurinda iminsi yose, mu nzira ucamo iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. Nubwo uwo mutwaro uremereye, Imana irakurinda.
ibyago biri mu nzira ucamo Imana irakurinda Imana we Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda Imana we Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda Imana imenya ubukene bwawe Imana irakurinda komeza ubane n'Imana gusa Imana irakurinda Imana we Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda Imana we Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda kandi ubwo uzaca mu bikomeye Imana izakurinda uyimenyesha ibikubabaje Imana irakurinda Imana we Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda Imana we Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo iraguhaza amahoro Imana irakurinda Imana izakurinda ageze hepfo kunyikiza aravuga ngo Imana irakurinda iminsi yose mu nzira ucamo ngo kandi iraguhaza amahoro ntugire ubwoba nubwo uca mu bibazo ugaca mu mikoki ugaca mu bigeragezo ariko uyu munsi Uwiteka Imana avuganye nawe ijambo rikomeye rivuga ngo Imana irakurinda nubwo ubona uwo mutwaro wikoreye uremereye ariko Imana irakurinda ngo nubwo uwo mutwaro uremereye Imana irakurinda n'ibyago biri mu nzira ucamo ibyo ntibigutera ubwoba kuko Imana irakurinda ageze ku gitero cya kane aravuga ngo kandi nubwo uzaca mu bikomeye Imana izakurinda ngo ariko wowe hari icyo Imana igusaba uyimenyeshe ibikubabaje Imana irakurinda Yesu nashimwe cyane nubwo ubona uri mu ngorane ugaca mu bigeragezo byinshi intambara akaba ari nyinshi ibikugoye akaba ari byinshi ariko ntugire ubwoba iyo Mana uyimenyesha ibikubabaje izakurinda reka nkubwire mukozi w'Imana hari igihe abantu bahura n'ibikomeye hari igihe abantu bahura n'ibigeragezo hari igihe abantu bahura n'ingorane hari igihe abantu bahura n'ibibaruhije barangiza ntibibuke gutabaza Imana barangiza bo Satani akabereka ko hari umuntu wabafasha mu bigeragezo hari uwashobora kuborohereza ariko uyu munsi nkuzaniye ijambo rivuga ngo uhanga amaso Uwiteka niwe gisubizo cyawe niwe ushobora kukuneshereza mama niwe wakuneshereza wa musore we niwe wakurwanirira wa mupapa we niwe wakurwanirira wa mukobwa we nta wundi wakurwanirira intambara ucamo ziragoye ibibazo uhura nabyo biraruhije ariko uyu munsi ijwi riravugana nawe ngo uyimenyeshe ibikubabaje aleluya Imana niyo yonyine yakurinda kandi irangije iravuga ngo nubwo uzaca mu bikomeye Imana izakurinda ititaye ku bibazo byawe ititaye ku ngorane zawe ititaye ku bigeragezo uhura nabyo ititaye ku bikurwanya ititaye ku burwayi umaranye imyaka myinshi ititaye ku bukene bwabaye karande ititaye ku nyatsi kuzengereza ahubwo wowe uyimenyesha ibikubabaza nayo bizayitera kukurinda password nimwe niyo kwinjira mu nzu yawe ukajya mu cyumba warangiza ukiherera ukabwira Imana yawe ukayitakambira ukayinginga ukayereka ngo Mana warebye na biriya uwo mwanya uri kujya kubwira abantu ndemerera uwegezeyo nurangiza ufata umwanya ubwira Imana
kuko yaravuze ngo ntabaza nanjye ndagutabara kandi ningutabara ndanakwereka ibikomeye wowe utari unazi. Ibishatse kuvuga iki? Imana nikwereka ibikomeye iraba yiteguye no kuza kugutabara. Imana nikwereka ibikuruhije iraba yiteguye kuza kubikuraho. Nta na kimwe cyananiye Imana mu gihe cyashyizweho. Imana ishimwe. Iminsi yawe Imana irayizi, imibereho yawe Imana irayizi, ikigeragezo uhura nacyo Imana irakizi. Yarabibonye wowe utarabibona. Yigeze yabwira Yeremiya ijambo rikomeye, iramubwira ngo Yeremiya, mwana wanjye nakumenye utari waba urusoro mu nda ya mama wawe. Imana ishimwe. Bisobanuye ngo ibikubaho byose bijya kuza Imana yagize gute? Yabibonye. Wowe wigira ubwoba, reka gutinya. Ntutinya, abadayimoni barakwataka. Ntugira ubwoba, myuka mibi irakwataka. Ntugira ubwoba, urabadekuraje muri wowe. Ariko hari imbaraga z'Imana zururukiye kunetraliza ibikugerageza byose. Hari imbaraga z'Imana zururukiye kurwanya ibikurusha byose. Hari imbaraga z'Imana zahagurukiye ibyaguhagurukiye. Humura, ugubwe neza. Nijuru hari Imana ivuga bikaba kandi bigasohora. Ntabwo Imana ivuga nk'abantu. Reka gutinya ibizakubaho, ariko uyimenyesha ibikubabaje, uyimenyesha ibikuruhije, uyimenyesha ibyakubujije amahoro, uyimenyesha ibituma urara udasinziriye, uyimenyesha ibikujomba, uyimenyesha ibyaguhagurukiye, uyimenyesha inzara umaranye imyaka myinshi, uyimenyesha ubukode bwabaye karande, uyimenyesha gukora ntibyemere. Ese kubibwira abantu wanyemereye uyu munsi wa none ugakura ibyiringiro byawe ku bantu, warangiza ukabyerekeza ku Uwiteka Imana, kandi we wagira icyarema, yamara kukirema akagikomeza. Arakirema atitaye ku mibereho yawe, akirema atitaye kuri kavukire yawe, akirema atitaye ku barozi bakurusha, akirema atitaye ku bacuraguzi bakubuza amahoro, akirema atitaye ku bakwirukankana, akirema atitaye ku nama zigukorerwa, kuko ibyo byose ni imfabusa. Mbere y'uko bikorwa hari icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Niyo mpamvu nza ijambo rivuga ngo Uwiteka Imana ararema igishasha ku buzima bwawe. Haleluya. Imana ishimwe. Nijuru dufite Imana, ariko ngo tuyimenyeshe ibitubabaza, nayo izaturinda, nayo izatugirira neza. We ntabwo izemera izina ryawe ritukwa ku bwacu, ahubwo izatubera Imana kandi izatubera ibyiringiro. Izatubera ku rugamba, izarwanya ibiturwanya, nirangiza ihiga ibiduhiga. Ntugire ubwoba, Uwiteka Imana arakurinda, kandi nubwo uzaca mu bikomeye Imana izabana nawe, ntabwo izigera na rimwe igutererana. Imana nishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cya 41. Turaza guhera ku murongo waho wa 10. Unyemerere utega amatwi ukurikirane iri jambo ry'Imana mpaka kugeza iyi video irangiye. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Uraza gusanga Imana ikigufiteho amakuru, urasanga Imana ikigufitiye icyizere. Nubwo abantu bagutakarije icyizere, ariko imbere y'Imana uracyafite icyizere. Nubwo umuryango waguciuka kwanga, ariko imbere y'Imana iracyagufitiye icyizere. Nubwo bakubwira ngo urimbura mukoro, ariko imbere y'Imana ibona ko hari icyo umaze, ahubwo uri igiciro cyinshi. Reka umukozi w'Imana adusomere mu izina rya Yesu Kristo. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 41 guhera ku murongo wa 10 haravuze ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Iyo ni Imana ibivuze, ntabwo ari inyogosenge, ntabwo ari so wanyu, ntabwo ari umuvandimwe wawe, ntabwo ari inshuti mu bana, ntabwo ari abavandimwe. Oya, abo baravuze ariko ntacyo bakoze. Uyu munsi Imana iravugana nawe ngo mwana wanjye ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Amen. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Oya, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Imana irimo iravugana nawe ngo ntutinye kuko iri kumwe nawe, kandi ntukihebe kuko ni Imana yawe. Bisobanuye ngo ni ibyiringiro byawe. Yigeze yabwira Aburahamu, iramubwira ngo mwana wanjye nzakubera ibyiringiro, nzabana nawe, nzakuba iruhande, uzakwifuriza umugisha nanjye nzamuhereza umugisha. Uyu munsi Imana iri mu ijuru iravugana nawe ngo ntutinye kandi ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza. Njyewe Uwiteka Imana nzajya ngukomeza. Bisobanuye ngo
nucika intege imana izagukomeza. nugera watendebutse ubona ko imana itagikoze, ubona ko ibigeragezo byamaze kugusharirira, nibyo wa muririmbiye yavuze, imana izaba iri kumwe nawe. ni koko nzajya ngutabara. Yego nzajya ngutabara. nubwo wakorerwa akagambane kangana gute, nubwo intambara zaguhagurukira, nubwo abanzi bawe barara barigenda bakarikesha, imana izaba iri kumwe nawe, izajya igutabara. kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo. bazagutega jido, bazagutega imitego, bazakugambanira, ariko imana ntabwo izemera ko wikubita hasi. imana ntizemera kuba uko abantu babishatse. imana ntizemera ko amagambo abantu bakwatura ari yagusohoraho, ahubwo uzajya kumera nk'uko babishaka. ikuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. imana ishimwe. bazakurekura ariko imana izakuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. bazakurwanya ariko imana izakuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. bazakwirukana mu rugo ariko imana izakuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. bazakwirukana mu kazi ariko imana ikuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. haleluya, nafashijwe. ntabwo imana izemera ukorwa n'isoni n'uyisunga. reka mvugane n'abantu bafite akazi. hari igihe bakubwira ngo turakwirukanye, ukagira ubwoba ngo birarangiye. ariko ndavugana nawe kuri uyu munsi, bazakurekura ariko imana ikuramiza ukuboko kw'iburyo. bisobanuye ngo hazaba hari ibisubizo by'imana bigutegereje. haleluya. bazakurekura, imana ikuramiza ukuboko kw'iburyo. ntugire ubwoba, izaza ikuramira, izajya ikurengera, izajya igutabara, ititaye ku migambi y'abakwanga. ariko kondisiyoni ni uko uyimenyesha ibikubabaje. niyo pasiwadi. ni uko ufata umwanya ukiherera, ukavugana n'imana, ukayibwira ngo mana, ngo nakiriya wakibonye, mana nakiriya wakibonye. bizatuma imana ikuba hafi. ibikurwanya byo ntibizabura, ariko imana izakuramiza ukuboko kw'iburyo. ariko gukiranuka kwanjye, ngo kandi uko kuboko kw'iburyo niko gukiranuka kwanjye. bisobanuye ngo muri uko kuboko kw'iburyo hazaba harimo indi mibereho. bisobanuye ngo muri uko kuboko kw'iburyo hazaba harimo agakiza gahagije. bisobanuye ngo muri uko kuboko kw'iburyo hazaba harimo ibyo ukeneye byose. urugo rwawe ruri kugucika ureba, mu kuboko kw'iburyo kw'imana harimo urugo rutemba amata n'ubuki. mu kuboko kw'iburyo kw'imana harimo ubuzima, harimo gukira indwara. mu kuboko kw'iburyo kw'imana harimo imibereho itandukanye n'iy'ab'isi batanga. kuko mu kuboko kw'iburyo havamo ikintu nta garante. umwana w'umuntu yakugirira neza, mu nyuma akakubwira ngo bigende gutya, ariko iyo imana igutabaye ibyo biba bibaye. nta kiri buguhige, nta kiri bukunanize, kuko igushyiraho n'uburinzi bwayo. bisobanuye ngo izakuramiza ukuboko kw'iburyo. uyu munsi Uwiteka Imana kuramiza ukuboko kw'iburyo. wabonaga ko byanze, wabonaga ko mu by'ukuri ntawo kukuramira ufite. n'abo wahamagaye bakumviye ubusa, n'abo wabwiye bakumviye ubusa, n'abo mu bana bakumvira ubusa, yewe n'abakubwiye ngo tukuri inyuma, abo ngabo bakumvira ubusa. ariko Imana ikuri imbere bitandukanye n'uko abantu bakujya inyuma, irajya ikuramiza ukuboko kw'iburyo. uyu munsi irakuramiye mu izina rya Yesu Kristo. dore abakurakariye bose bakorwa n'isoni bamwara. imana ivuze ikindi kintu gikomeye, ngo dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni nibarangiza bamwara. bazabona ibyo bari baragambiriye bitarimo gukunda, bazabona ibyo bari barapanze byaranze. ngo icyo gihe bazakorwa n'isoni nibarangiza bamware. kuko imana igufitiye umugambi mwiza utandukanye n'uw'abantu bakugeraho. kuko imana ikubereye maso nubwo abantu batakikubera amaso. wabuze n'uwaguhoza, wabuze n'uwakubwira ngo humura. ariko uyu munsi wa none imana yiravugana nawe, ngo iri kumwe nawe, iri kumwe nawe, uri kumwe n'abantu, iri kumwe nawe utari kumwe n'abantu, iri kumwe nawe bagukunze, iri kumwe nawe bakwanze. ntugire ubwoba, ntuzahagarare uvuge ngo kuba ngo abantu baramfasheho ijambo, ngo abantu bakanyanga, ngo imiryango ikaba yaranyanze, bakaba ntawe uncira ko ari urutega, ngo imana nayo niko byagenze. reka da, ntibazakubeshya. abantu bareba nk'abantu, imana ikareba nk'imana. imbere y'abantu wataye agaciro, ariko imbere y'imana ufite agaciro. imana igufiteho umugambi, kandi uwo mugambi wayo nusohora ku buzima bwawe, babandi bakurakariye bose bazamwara, bazavuga ngo twaruhiye iki. niba gusaba imbabazi uzazibahe. komeza.
abagutonganya bazahinduka ubusa. Yego, abagutonganya bazahinduka ubusa. Mbonye abagore barara barira, mbonye abagore barara n'agahinda, mbonye abagore barara batonganywa, babwirwa ngo nimuramukoro ntacyo bamaze. Ariko uyu munsi Imana iravugana nawe, ngabo baguhagurukiye bose bagutonganya bazakorwa n'isoni bamwaye, kuko Imana yururukiye kuguhereza ijambo, Imana yururukiye kukuzamu, Imana yururukiye kukugarurira agaciro wanyazwe n'abana b'abantu, kuko imbere y'Imana uracyafite agaciro mu izina rya Yesu. Ndetse bazarimbuka. Abo bose bari kukugerageza bazarimbuka. Komeza. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure. Hariho igihe umuntu aba mu buzima iteka ryose ijambo ryose avuze ntiyemera, ariko uyu munsi wa none Imana igiye kuguhereza ijambo. Abakugisha impaka bose, abavuga ngo uriya nta jambo rizima yavuga, abavuga ngo uriya ni nyakwipfira, abavuga ngo uriya ni nyakwigendera, abo bose bakugisha impaka uzabashaka ubabure. Harageze kugira ngo uvuge ijambo ryumvikane, harageze kugira ngo nawe uhagarare mu bagabo utambutse ijambo ryumvikane, haba aho usengera, haba mu rugo rwawe. Wewe wambuwe ijambo, Satani yaraje arangije aragukiringa akwambura ijambo no mu rugo rwawe, ariko uyu munsi Uwiteka Imana aravugana nawe. Abakujyaho impaka bose uzabashakisha ubabure. Harageze kugira ngo Imana itazanure nawe ugubwe neza kuko wayiringiye. Komeza. Kandi abakurwanya uzabashaka ubabure. Kandi n'abakurwanya uzabashaka ubabure. Numara kwakira imbaraga z'Imana, numara kwakira imibereho myiza y'Imana, numara kwakira presence y'Imana, n'abakurwanya bose uzabashakisha ubabure. Paulo na Sila barabafata babashyira muri gereza, ngo bamaze kugeramo barasenga. Iyo gereza yari ikinzwe, iyo gereza yari irinzwe, ariko ngo isengesho ry'Uwiteka Imana bamaze gukura amaso ku bantu berekeje amaso ku Mana, ngo ako kanya inzugi z'imiringa zirakinguka n'ibihindizo by'ibyuma bicikamo kabiri. Ababahigaga bose barangije barababura, ngo basohokamo bidegenza. Imana iguye gusohoka mu kigeragezo widegenza. Imana iguye gusohoka mu kigeragezo widegenza, mbese utagikomerekeyemo. Abaguhiga bose, abakugambanire, ubashake ubabure mu izina rya Yesu Kristo. Babe nk'ibitariho. Ngabo bose bazamera nk'ibitariho. Muri imbyuzu umwuka yaravuga ngo dore umuti wo guhangana n'ikigeragezo ngo warabonetse, ngo nuko bisuzugura ngo ukabigenda hejuru, ngo wahura n'abandi babisunika, bakubaza amakuru yawe ukababwira ko umwami Yesu ari ku ngoma. Ibyo byose igihe kizagera ubibone nk'ibitariho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mwene data, nshuti, muvandimwe, ndakwinginga kugira ngo ukure amaso ku bantu, werekeze amaso ku Uwiteka Imana. Agufitiye uruhisho, agufitiye byinshi, ahubwo wowe nuko waragiye urangije ubadekuraje, wumva ko iyo Mana itagikora. Ariko iyo Mana yigarurira icyizere, kuko nayo iravuga ngo abarushe n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura. Murakoze cyane. Nakubwiraga ngo va mu byo urimo wongere kwiyegereza Imana, kandi nayo iraza kukwegera. We ntiwashobora kwivuganira, ariko ubu tuvugana Imana yakuvuganira. We ntabwo washobora kwirwanirira, ariko Imana yakurwanira, kuko ibyaguhagurukiye bifite imbaraga nyinshi, ariko izo mbaraga ntabwo zanesha imbaraga z'Imana. We zakunesha, ariko imbaraga z'Imana ntizazinesha. Uyu munsi ube maso, uyu munsi ukanguke, wongere kwibuka, usenge, wongere kwibuka ko hari imbaraga zikurwaho no kwiyiriza ubusa no gusenga. Uyu munsi wongere wige kwiyiriza ubusa, niyo password. Wige gusenga kandi usenga n'umwete. Wige kuba maso ugasanga wowe uragera mu bantu ukavuga, ugacika ururondogoro, ukavuga inkuru zabayeho n'izitarabayeho, ariko gufata umwanya w'iminota 30 musenge Imana byarakunaniye, warangiza ukavuga ngo Imana yatinze kuza gutabara. We komeza uyibere maso, aho abandi baryamye ujye uri maso uri gusenga. Mwongere munagarurira Imana icyizere. Buriya isaha ya saa 9 ni isaha ikomeye, ariko ubu ngubu uraryama ugasinzira, kandi imbere warasengaga, kandi imbere wabagura maso. Ba maso kugira ngo ibyaguhagurukiye bitaza kukurasa, kuko nuba maso ntabwo hagaragara wowe, haragaragara imbaraga z'Imana ziri muri wowe. Nuza kuba maso, Imana irarengera urugo rwawe, ntabwo ribuze gutembanwa n'umwuzure. Ingo za benshi ziragiye,
ingo za benshi zirabomaguritse, ingo za benshi zirasenyutse. Satani ntabwo yita ku gihe umaze wubatse, nta n'igihe atakugerageza. Yagerageje Yesu Kristo amaze iminsi 40 n'amajoro 40. Noneho uravuga ngo urugo rwawe rurakomeye. Komeza urubere maso kugira ngo ntihajye hagaragara wowe, ahubwo hajye hagaragara Kristo uri muri wowe. Ako kazi Imana yaguhaye wamaze kukagira, uricara uradamarara, uri mu ntebe ikuzengurutsa, uri mu biro bikomeye, birashoboka ko Satani yaguhirika ukava muri ako kazi. Ariko nukomeza kwiringira Uwiteka Imana, uraza kukagumamo kandi uragakomereramo. Abatishingikirije ku Uwiteka bazatambuka bagenda ureba, ariko niwishingikiriza ku Uwiteka uzabana nawe. Ngo kera ngo nirizaga ubusa ngo nta kazi mfite, ngo ubu nabikorane. Aho wicaye wakwiriza ubusa, ugahera mu gitondo ukageza saa 12 uri kubwira Imana, uzajya kubona ubone ibikuhiga byose, ibyakurwanyaga byose jagiye, buzaca rimwe usange za ntambara zose zarangiye, kuko Kristo azirwana utareba, azirwana wowe udahari, kuko we wamaze kumwiringira ukamuhindura nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ukamwizera agatura muri wowe, agashorera imizi muri wowe. Uzagutunga urutoki azaba rutunze mu jisho ry'Uwiteka Imana. Ntugire ubwoba, iyo Mana iracyafite imbaraga zo kukurwanirira. Amen. Imbaraga zakuye Esiteri mu cyaro zikamwimika ubwami, zigafata Morodekayi zikamukura ku marembo, zikamuzamura akicarana n'umwami bakajya basangira. Ntuzikinishe, ahuri wagakwiye kuba uri hejuru bisumbyeho, ahubwo nuko we wagize imbaraga nge, wagize intege nge. Urumva ko byamaze kurangira, usigaye wirwanira ukoresheje amagambo. Uyu munsi rwana ukoresheje isengesho. Haleluya, Amina. ntabwo uri uw'isi. Abisi bakoresha imbaraga z'umubiri, abisi bakoresha izindi mbaraga, ariko we kugeza iyi saha imbaraga zakurwanirira ni imbaraga z'Imana, ni amaraso ya Yesu Kristo. Wiringira Imana, uyizere, nayo izakubera ibyiringiro. Reka dusenge Imana, reka dusenge Imana. Ariko icyo ngukangurira no kuba maso cyane, ntizigere guterana n'umunsi n'umwe. Reka dusenge, Yesu aduhana umugisha, ukomeze gukomera. Imana iragukunda, ikubereye maso. Nibagiye ko ntari nivuze, umwuka wantwaye cyane. Ni Pascal, Imana irahari, Yeremiya. Nimero yanjye ni 078 92 65 760. Ibisigaye Yesu aduhana umugisha. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana ikiranuka, uri Imana igira neza. Iri jambo ryawe riherekesha imbaraga. Uryumvishe wese yongere yakira izindi mbaraga, yakira ubutware, yakira ubushobozi, yakira ukwizera. Wongere urememwe abantu bawe icyizere, kuko abagushakana umwete aribo bazakubona. Kandi Mwami Imana wahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.